neza bakunzi ba MK na Karidinali, reka nizere ko mumeze neza natwe tumeze neza turashima Imana. Icy'ingenzi ni uko tugihumeka umwuka w'abazima, wowe utameze neza izere Yesu ubanza kumera neza, nizere byonyine kuko nta Yesu nta buzima. Komeza icyo ufite ntukirekure, Imana wahawe kubera umugisha urangure cyane, ijwi rigere kure, womore imitima y'abaremejwe n'umutima. Ubwire abantu bose ko Yesu ari umunyampuhwe, abazakubona bose bakubonemo Yesu. Tuguhaye ikaze wowe ugeze hano bwa mbere, reka nakire Karidinali abasuhuze, hanyuma tujye kuri topic tujya kuganiraho uyu munsi. Nk'ibisanzwe tuguhaye ikaze. Urakoze cyane umugore wanjye mwiza MK. Muraho neza nshuti bavandimwe mwe mudufitasiba kudukurikira uyu munsi, nawe nimba ari ubwa mbere dukurikiye ugeze kuri ino channel tuguhaye ikaze. Nkuko MK bivuze uyu munsi yoganira kuri topic yihariye cyane abantu benshi bibazaho ibintu byinshi, nimba urukundo ruhagije kugira ngo umubano w'abantu ukomere. Ariko tutarinjira mu kiganiro MK, ngira ngo abantu babonye ko twahinduye location uyu munsi, ntabwo turi muri studio. Ntabwo turi muri studio, impamvu tubona hanze ya studio uyu munsi nuko twifuje kujya hanze tunatembere, ko MK ntabwo yarameze neza, ijwi rye ryari rifitemo akantu k'ikibazo, twavuze tujya hanze tunanure n'imitsi, ariko tunagamije kugira ngo tubereke abantu badaherutse mu Rwanda cyangwa se bari hanze ukuntu Kigali bisa nijoro. So hano twicaye rero ni hanze mu mujyi wa Kigali, twatembere tuvuga tuti dutembere tuziha abantu ikiganiro, ariko tunabereka ukuntu umujyi wa Kigali umeze neza ukeye nijoro kandi unatekanye, kuri abantu bazi neza ko mu Rwanda nijoro nta mutekano uba uhari. So rero murakoze, ikiganiro kiraza kuba cyiza, kiraza kubashimisha. Nyaboneka mudufashe mukore share na comment kugira ngo kigere kure, kugira ngo natwe turebe ko twazakomeza gukora ibiganiro byinshi kurushaho. So MK, ngaho twinjize nyirizina muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Urakoze cyane, nk'uko bisanzwe nk'uko yabivuze, byo kuganira ku ngingo ntugati twibaze namwe tubabaze, ese koko urukundo rurahagije kugira ngo umubano w'umugore n'umugabo urambe, cyangwa se umubano w'abantu abo ari bo bose ngo baba ari umugore n'umugabo? Nyine ni topic abantu batajya bavugaho rumwe, ni topic abantu batekerezaho mu buryo bugiye butandukanye. Nyine hari abantu bazi neza ko byanze bikunze iyo ukunze umuntu ukaba uzi nawe ko agukunda ko bihagije. Akaba avuga ati ngewe ndabizi umugabo wanjye arankunda, cyangwa umugore wanjye arankunda, boyfriend wanjye arankunda, cyangwa girlfriend wanjye arankunda, ibyo birahagije. Nicyo tugiye kugira ngo turebere hamwe, dutange ibitekerezo byacu, namwe muze kutubwira ibyanyu muri comment, mutubwire ngo ese koko ibi byonyine birahagije ko umuntu yagukunda ahandi mu rukundo rwanyu rukaramba. So ni icyo tugiye kuganiraho. MK ndabizi afite ibibazo byinshi, nanjye nuko, nawe nuko nguko, cyangwa se ufite ibitekerezo byinshi. So tuyinjira muri deep muri kino kiganiro, ntikiri buze kubarambira, kugira ngo turebere hamwe uko abantu babitandukanye babitekerezaho. Njye mbona urukundo ari intangarugero, biba byiza nyine iyo abantu bakundanye ubona ari ibintu byiza. Ariko kuki abantu bakundanye cyane biza kurangira batandukanye? Iki biba bityo? Icyo kibazo gikunze kubaho, abantu bakundanye cyane cyangwa se banakundanye n'igihe kirekire kinini cyane, hari igihe akenshi birangira batandukanye. Ariko nyine ni cya kindi twatangiye tuvuga tuti hari igihe abantu baba bazi neza ko kuba nkunda mugenzi wanjye nawe akaba nkunda, ibyo bihagije. So harimo rero ikintu gituma akenshi cyane, ikintu gituma abantu bashobora gutandukana, kutagirirana icyizere, kutizerana. N'ikindi kirenzeho ni cya kindi kuba wabwira amagambo partner wawe cyangwa mugenzi wawe amagambo amutesha agaciro, kuba nyine kutamenya agaciro ka mugenzi wawe mu gihe muri kumwe, ukumva ko byanze bikunze nyine kuba wumva ko agukunda, cyangwa se kuba wumva ko nyine yagukunda ari ibintu byonyine bihagije, biri big deal. So numva ari kiri mu kintu cya mbere gituma abantu benshi bamaranye igihe batandukana. Bigera ukajya wumva ati birampagije kuba mukunda, cyangwa se birampagije kuba nkunda, buriya nta n'ahandi azajya, ukibagirwa inshingano zawe zo kugira ngo umenye ngo se ko nkunda nanjye nkamukunda, niki nakora cyatuma urukundo rwacu rugomeza kuramba kandi rukaramba rukomeye. None hari abantu barambana bari mu manegi, kubona nyine ari kugira ngo ari ibintu bidafitika. So gukundana rero mukarambana nyine ku ruhande rwanjye ni handi mwirinda, mwubahana, mugakundana
kandi ikindi nyine buri umwe akirinda amagambo asesereza cyangwa se yatuma mugenzi we yumva abangamiwe cyane. Numva njye ari uko mbyumva MK. hari n'ikindi ariko abantu birengagiza kuko nyine ari utuntu tworoshye kutaganira bishobora gutuma ibibazo bigenda hazamo utubazo duto duto bikazarangira ibibazo nyine twa tubazo duto bibaye ibibazo binini ibyo bigatuma umubano wabo ugenda ugabanuka gake gake kubera ko baba bataganiriye ku bibazo bagize cyangwa twa tuntu dutoya bagenda birengagiza. Nuko nyine mba mbitekereza ko tugenda tuba ibibazo binini cyane. None se MK, wowe utekereza ko buriya bariya abantu nk'abantu bakundana cyane batari babana cyangwa se n'ababana buriya bitaye ku kintu cy'amafaranga cyane nticyatuma urukundo rwabo ruramba? Hari abavuga ko amafaranga ariyo ashobora gutuma urukundo ruramba, ariko sintekereza ko amafaranga ashobora gutuma urukundo ruramba, kuko ahubwo amafaranga ashobora no gutuma abantu nk'uko amafaranga ashobora gutuma urukundo ruba rwiza ku bantu baba bakundanye, ariko nanone ashobora gutuma ruba rubi. Numva kandi njye numva umuntu ari bwe yakishimye avuga ati dufite ibintu byose, dufite amafaranga, noneho nta kindi kintu tubura. Ku mugore n'umugabo hari igihe usanga nyine ibintu bijyanye n'amafaranga bumwe afitaye ngo ahishaye ngo byagenze gutya kandi ikindi nk'uko twabivuze mbere, ubundi habaho kuganira, kumvikana ibintu byose. Iyo mubasha kumvikana n'ayo mafaranga iyo muyafite muyaganiraho mukamenya uburyo muyamanaginga. Ejo umuntu ngo yatanze aya ngaya ngo umwe ntabizi, ngo yafashije runaka ngo atabimbwiye, icyo gihe amafaranga bari kubateranya, kandi amafaranga ntikiza ko yakababereye umugisha, akababera n'igisubizo, akabafasha nyine mu bintu byanyu bisanzwe. Ariko kubera yuko nyine kutaganira no kudahuza, usanga umugabo hari umuntu yafashije, hari umuntu yahaye amafaranga, yafashije mwene wabo, n'urugero umugore nawe yabimenye, bibaye induru. Ariko usubiye inyuma gatoya, mugiye muganira mukabyumvikanaho, kuganira muri make ntisaka cyo kintu cy'ingenzi. Iki kintu mikavuze cyo nicyo kabisa, nanjye ndemeranya na 100%. Amafaranga ashobora gutuma urugo rwanyu rukomera cyangwa se urukundo rwanyu rukomera cyangwa rugasenyuka burundu. Icyo nicyo, kuko nk'uko bivuze ushobora gusanga hari utuntu duto abantu tugenda cyane cyane kuri side y'abagabo tugenda tuvuga tungutu nitoto, ntabwo nakwirirwa mubwira umugore ukabikora utanagamije kumuhisha, ahubwo ari ukuvuga ngo ibigiri ngo nta bintu by'ibidanje birimo. We nyine hari igihe abibona akabifata ukundi bitewe n'uko wowe wabikoze wumva ngo ari ibintu woroheje, kandi nawe niba umubwira yari kwifata nk'ibintu byoroheje rwose, mukanabikora mwese mubyumvikanaho. So rero ikintu cyo kuganira ku topic y'amafaranga mu rugo muri topic zisenya ingo cyane kurusha n'urukundo, kuko usanga akenshi muri gupfa utuntu, uyu yakoze uyu yakoresheje aya, ngo uyu yakoresheje aya, nyine bikaba ibintu bishobora gutuma abantu bashwana. Ni ikintu nyine akenshi abantu bagombye kujya baganiraho cyane kuruta ibindi bintu byose. Amafaranga mu ngo biri mu bintu abantu bagomba kuzajya bafata umwanya munini cyane bakabivuganaho, yaba mwese mukora mwese mudakora, na duke tubonetse mukatuganiraho ati se ko wabonetse aya ngaya tuyapangire duteye dukurikije, kuko byanze bikunze budget z'ibintu biba bikeneye mu rugo, umugore n'umugabo mwese muba muziziranye. So rero byanze bikunze muzi neza ngo dukeneye ibi, mwapanga mukareba by'ibanze akaba aribyo mubanza gukemura, kandi nzi neza ko partner wawe atabyanga, atakwanga ibyiza by'urugo rwanyu mwese mwahisemo. Ese wowe uremera ko urukundo rwonyine ruhagije? Ndaza no kuza kubaza abantu, muraza gutandukira muri comment mutubwire mwebwe urukundo rwonyine rurahagije. Wowe ubyumva gute, urukundo rwonyine rurahagije? Mbonye kuri njye ntabwo ariko mbyemera. Ikintu cya mbere kigomba kubanza kubana nyuma y'urukundo, agomba kuza mu bwubahane, kubaha partner wawe, n'ikintu nakwita icyizere. Icyizere burya yubashye umuntu ukamwizera, byanze bikunze
haba hari impamvu ifatika yo gutuma n'ibyo mukora bizaramba. So rero kuri njye ntabwo nemera ko urukundo ruhagije kugira ngo umubano w'abantu ubashe kuramba. None se ahubwo ikindi turi kugana ku musozo kugira ngo tutaza kurambira abantu, ni nk'izihe nama cyangwa ni ibihe bitekerezo ngo washaringa abantu amakupure anyura mu bibazo kenshi byo kwishingikiriza cyane ku rukundo cyangwa se ku mafaranga cyane, nk'iyo nama wabagira bakwifashisha cyangwa se bagenderaho mu gihe baba bahuye n'ibyo bibazo cyangwa se mu gihe baba bari muri iyi situwasiyo nk'iyi ngiyi? Nk'uko nabivuze bwa mbere, ntabwo urukundo rwonyine ruhagije kugira ngo umubano w'abantu urambe cyangwa se ngo amafaranga yonyine abe ahagije. Wowe mugore, wowe mugabo, kuganira n'umufasha wawe, muganire, ufate umwanya munini wo kuganira kurenza ibindi bintu byose mukora, mwubahane, musharinga ibitekerezo nawe agusharinga ibitekerezo, umwumve akugire inama, uyumve nawe akugira inama, ikindi muganire, buri kintu cyose ugiye gukora kimuganirizeho kuko mwabaye umwe, mwabaye umugore n'umugabo, muganirize ku bintu ugiye gukora. Nimba se hano twavuze ku kintu kijyanye n'amafaranga, amafaranga ashobora kubateranya, mutekereza ko amafaranga ashobora gutuma urukundo ruramba. Hano urugero rworoshye, ushobora kuba uri umugabo, uri umupapa, ufite wenda umuntu ushaka gufasha wo muri famiye, ariko umugore ntabwo abizi. Noneho kubera ka kantu gato ko kwirengagiza, ufashe amafaranga, ufashije umuntu wo muri famiye, ntubwiye umugore. Ese umugore nabyumva arabifata? Ibyo ngibyo uretse yuko nubwo utari bwumve ariko mwabiganiriyeho, bishobora gutuma atabifata nabi, akabifata neza, ntibimurakaze. Ariko nanone bitewe n'urukundo mufitanye n'ubwumvikane, nabwo ushobora kuyatanga utanabimubwiye, ntabigireho ikibazo kubera yuko asanzwe akwizera, mwizerana. Ariko nyine hari abantu ibyo bintu batabigira. Hari ukuntu umubano wanyu ushobora kuvuga ugiye gufasha umuntu bisanzwe, ariko cyane cyane bikunda kuba mu mafamiye, buriya abantu sinzi impamvu nyine hanze bitajya bipfa nyine kwandika wenda ngo yafashije umuntu wo mu muhanda, ariko bikunda kuba mu mafamiye. Usanga nyine wenda nk'umugore hari amafaranga wenda yahaye n'iwabo, ntiyabwira umugabo, kandi nyine ni amafaranga bigaragara ko nyine bizamenyekana ko yagiye, ariko ntiyigeze abivuga. Sinavuga ngo kuba babivuga nuko baba batizerana, ariko nanone kubivuga ni byiza kugira ngo burya ubundi amafaranga yasohotse agomba no kongera kwinjira. Yego. MK igisubizo atanze nanjye ndemeranya nawe kabisa, n'inama atanze niyo kuganira, kubwizanya ukuri ni ikintu cyiza. Ariko akandi kantu k'ingenzi kuruta ibindi byose ngiye numva ku ruhande rwanjye, gusenga couples, musenge abantu bari kudatingana, bari ku date with purpose. Ntabwo ndi kuvuga ngo abantu bateretana n'ibintu bisanzwe, abahungu n'abakobwa, abantu muteretana mufite gahunda yo kuzabana, mujye mufata n'umwanya musengere couples zanyu. Ni ikintu cyiza gusenga Imana, idini ryose waba usengeramo cyangwa se uko waba wemera kose, gusenga birafasha kuko bituma umubano wanyu nyine ukomera. Niyo habonemutsemo n'ibyo bibazo, iyo mugiye ku mavi mugasenga, Imana irongera ikaborohereza mugahuza, kuko kuri iyi si nta namwe hari perfect, ariko byibuze gerageza worohere mugenzi wawe. Nimba habonetsemo n'ikibazo nyine mubiganireho, ariko umuntu ajya imbere y'Imana musenge. So njye numva ari icyo gitekerezo cyanjye, nicyo twanasorezaho nubwo atari njye uyoboye ikiganiro, ariko ni ukuri njye ndabashimiye mbikuye ku mutima. Couple niziganire, couple nizisabane imbabazi, couple nizisenge, couple nizubahane, couple nizireke kubwirana amagambo akomeretsa. Ibindi Imana izabiha umugisha mu gihe cyabyo.
ndabyizeye neza cyane. So MK ndumva ari ibyo ngiye nari mfite kuvuga, keretse niba hari ikindi kibazo nama wabagiriyemo gusenga ni byiza. Ndavuga ngo nta Yesu nta buzima, udafite Yesu nta kintu waba ufite, ubuzima bwawe sinzi ahantu bwaba buhagaze. Sanga Yesu umwikomezeho, umusenge Imana, kandi nimujya mugera mu bibazo ntimukajye gushyira abantu ibibazo byanyu, mujye mwicara mu Imana musenge, ibintu bizajya bigenda neza. Mbabwiye ngo mwakoze ku kiganiro cyacu, turabakunda cyane. Niba mwakishimiye sharinge, mukore, mutange like, comment. Ikindi namwe muze kutubwira nimba koko urukundo ruhagije, mutubwire uko mubyumva. Dukeneye ibitekerezo byanyu, musange mukomeze mudusapotinge, mudusengere, mukomeze mudukurikirane, rwose turabakunda natwe. Bisanzwe no Jesus no life, komeza icyo ufite ntukirekure, Imana wahaye kubera umugisha, uranguruye cyane, ijwi rigere kure, womora imitima y'abarembejwe n'ingoma, ubwire abantu bose ko Yesu ari umunyamahoro, bazakubona bakubonemo Yesu, babone naho waba ukennye, waba udafite amafaranga, ariko gerageza abantu bakubonemo Yesu. Uwo muhuye wese amenye ko Yesu ari umunyamahoro. Murakoze, mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. God bless you. Murakoze cyane, bye bye, Imana ibarinde. Emeka Limited, create your memory. Muri Emeka Limited tubafitiye commercial photography, wedding photography ndetse na fashion photography. Si nibyo gusa, kuko muri Emeka Limited dukora sonorisation, twandika ku myenda, dukora ibyapa, turafotora, dukora kashe, twigisha machine, graphic designer ndetse tukanakora za logo. Ku bundi busobanuro ushobora kuba watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri 0788 Emeka Limited, create your memory. Ujya wifuza gutembera u Rwanda ukamenya n'ibyiza birugize? Ese ujya wifuza interior designer ndetse na exterior designer zigezweho kandi z'abasirimu? Cyangwa waba ukeneye tatuwaje zigezweho yaba ku mubiri cyangwa se mu kanwa, abenshi bakunze kwita tatu zishinya? Gana Host tugufashe. Muri Host Travel dutembera u Rwanda, tukiga amateka, tukarya umuziki, tukidagadura, tugataha twishimye. Naho muri Host Designer tugufasha kuba watunganye wawe, yaba mu tubati, intebe, jaride, comptoir, parking, ndetse na TV stand, kandi bigezweho ku mafaranga make cyane. Reka si nibyo gusa, kuko muri House dukora tatu z'ubwoko bwose kandi butandukanye, yaba ari amabara, yaba ari izo ku mubiri ndetse n'izo mu kanwa abenshi bakunda kwita ishinya. Ukeneye ibindi bisobanuro ushobora kuba waduhamagara kuri 0788880986 hamwe na Joe tugufasha byose wifuza.